kandi muri ibyo rero si ngombwa ko nsubiremo ngo turi hehe aho turi urahabona icyo dukeneye ni telefone ako rero wanyumvishe nabi pe telefone ndaza kuyishaka ndayishaka nabikwemereye ariko atari muri ubwo buryo urimo kumbwira ntabwo nshaka telefone inyuze kuri icyo gisaza umbwira okay Ngeke nyine ni telefone nzima ishobora kudufasha gukora ibyo dushaka gukora. Ibindi ngewe ntabwo mbindeba pe. Yeah. Muraho Shyaka. Muraho. Yego. Ariko nawe ma. Muraho. Muraho neza. Yego yego. Namahoro. Namahoro. Dore ubu ngubu umpamagaye naringiye ku isoko. Ndavuga nti rero ntago naza kukureba nakuzaniye aka. Ariko rero nari nkuzaniye ka pirimusi kugira ngo ushire inyota. Mano ma. Rawo gukazanye ku mwaniko ariko baramaze kwisi Kigali we ikazane nawe nta umuntu kugasoma ntaribi cyane cyane rwose uburyo uri umukobwa mwiza nta nundi nzajya ngurira hano nukuri bariye bate ku mutungo wanjye ariko ayiwe data we umva rero kuko izo mpamvu yego ukuvuga n'ugutaruka nge umbabariye rwose ukankorera umuti mwiza mbese usharira ku rutugu tuntu dusharira urabizi ukuntu dusharira yego ukanekera uriya munyagwa hari umuntu wanzengereje ndetse kandi umuntu wanzengereje wambujije hepfo wambujije sindyama sinsinzira urumva yego uzi ko ntago nanywa bitabi ariko bisigaye bituma ngomba nkatekera inkono y'itabi kibabi nkakimanwa ngatuma guheje kubera gahinda umunyagwa uzi umuntu kugenderera utamugenderera mva amasaha y'amagendo gusa shiri merci cyane kandi nizere ko gahunda izayikora vuba nyizera upfa kubikora ko twabivuganye cyane na telefone ukaba uyifite telefone nziza yo ndaza kuyishaka pe ndayishaka ariko nyine atari muri buriya buryo wambwiye mba nkubwire icyo mpfa nuko ari telefone ko telefone niyo nziza yihutisha ibintu urumva beho umurayo ndayishaka rwose vuba kandi nicyo nshaka ubundi byarangiza tugakora umugambi neza hari icyo ushaka si ifoto ikeye telefone ukugenda mbaza ifoto ikeye icyo nshaka ni ifoto nziza igaragaza icyo dukeneye ni ifoto muri make humura rwose ndabikora nabiriya bya photoshoot na byari undi muntu bimfasha ko hari umuntu ugomba kubimfashamo wowe nyizere upfa gukurikiza ibyo twavuganye tugakora deal neza oya ngiye nta kibazo rwose kandi ndakwizeye umuntu wakundangiye yamaye icyizere gifatika kandi nanjye njya mubona rega ku mashusho media nyizeye ni byiza ko nawe binyoroherezemo biraterwa nawe nta kibazo pe ngende tayari humura iminsi mike okay dukoreka ngende njya akazi nimba no kutekora urakoze cyane nubere kumperekeza ndabona ariko oya ntacyo ngira ngo harafunguye sawa
ni ikibazo uzi umuntu ujajwe akaza ngo aze gushaka ngo nze kwishakira iragara se irya ibyo byose urumva ntagiye ntazabikubwira n'igihe icyo ari cyo cyose nzabona mbikubwira yego akaza rero yitoratoza naho ubwo umunyagwa afite utwe nshakaho ishyari se ry'abantu binanga warishobora biteye ubwoba uwo munyagwa byana bye byararumbye wari wahinga imyaka ikarumba nyabo afite abana 5 nta na kamwe kararenga mvuze umudugudu kararenga umudugudu maze rero kubera ko abanjye bari iyo ngiyo za Kigali mu matara mu matara wafura si babiri Imana yampaye yego nk'umuntu mukobwa shaka yari kuri imfura yego uri imfura rwose waragoye kugenda ngo nuko urumva mbwira ukuntu rero anzanaho niba navuga ngo n'ubwambo n'ubugome ashaka kunyica sibyo urumva baza gukora iki wanjye ko ntageriwe wowe munyurabwenge ni ikibazo gikomeye sibyo ubundi agacari haruguru y'urugo uko ubona hari haruguru kuri iriya miyenzi agahangariza aho mu miyenzi amashyaka ubundi nkamwihorera ndamuninira da akakubaza ngo abana bari aho ngo rero niyo mpamvu ugira ngo rero umukobwa mwiza yego Imana yakuntumyeho sibyo ariko nakurose mu nzozi ntabwo ari uko ngo Imana yabimbwiye ariko mu nzozi zanjye wajemo ukenera umunikire yego agomba kuba ari mu kumpemukira ariko mama Shyaka uwo muntu ninde wakomeze gutsinda uwo muntu ubundi ninde ngenda ndashaka kumbwira ninde ubundi kinyagwa se cyitwa Nyiramajangwe izina ko ari ryo muntu Nyiramajangwe wa mukecuru wa hepfo watumariye abantu wirirwa urogaroga urakoze we nisazi ayiwe nisazi wumvise ngayo ngukorera nta wundi niwe ngutumyeho hasigaye ngo tuzakomeza tubiganireho no kugukerereza ukomeza ugende ukomeze muri gahunda zawe yewe reka ngende njye muri gahunda zanjye hanyuma nzagaruka ibyo bintu bifatira umwanya tubihe umurongo yego singaho urakoze yego njye gushaka unicara ngasome di uzaba gituma winjira n'iwanjye utavuga njye nabuze n'ikintu mubwira njye numiwe ariko wumve ngo umuntu arumiwe wowe Asina urakunda usigaye ufite inshuti nka ziriya nizo nshuti uhisemo kubana nazo kiriya kirara iriya mayibobo y'umugore y'ikiburaburyo ndamubonye ahubwo njye numva umusatsi umvuye ku mutwe uriya muraganira iki nta bitekerezo bizima uragira cyangwa ashaka gukurura muri bya birara bye bigenda ibyo by'abagabo ko dore nta rindi jambo agira mu kanwa ke watuje kuko Imana izagukorera ibitangaza ikagukorera imirimo ukareka kubana n'ibibonetse byose kira kubanza n'ikigegera n'ikijuru we nta muntu utamuzi kuri uyu musozi habe ahubwo n'uwakubona ugendana nawe watanyura na hano bagakinga urahakari iriya mbobokazi mu nzu yawe mugahagarara mukaganira koko wajya uza tukajya kwisengera Imana ikazakora imirimo n'ibitangaza ko niwitonda Imana izaguha uwawe ikugeneye yakuremeye ko hari byanze bikunze ubwo se Imana yangeneye ari hano muri urusengero rwanyu uru rubamo izo mbobo ahubwo urimo kumbwira nirwo ushaka ngo nshakiremo umugabo shareka nkubwire ntabwo ngewe inzozi z'umugabo wanjye ziri muri rusengero rwanyu pe
oya byibuze niyo wambwiraga ngo tugende tujya ahantu h'ahasirimu hazima haza abantu basobanutse nibura ukambwira ngo abariho tujye wenda nazamubonayo ariko hariya niho uyu nguyu ashaka kujyana he ashaka kujyana ahantu hasirimutse ntabwo inzozi zanjye ni ukuri z'umugabo nshaka ziri muri uriya rusengero wenda ntuzamukure mu rusengero ariko uzisengera imana yo ubwayo izakugenera umuntu muzima na simba bo nishaka kujyana ahantu hazima iyi si ubu nta nubwo uzi n'amakuru ye nta nubwo ntuzi n'amateka ye ubu ntabwo umuzi nubwo kuba muhagararanye nawe ubwabyo kubona muhagararanye gutya biteye ubwoba njyewe ngize ubwoba ndatinye bro basi kamusaba ikintu kimwe nyine wikirukansa ibintu uyu muntu ndabizi neza kuba yari ari hano bivuze ngo nihakorere tureke kurambirwa byo tugezeho n'iminota 30 turebe ko ari bose akuri gutekereza ari amafaranga uko nari menshi gute nakicara rero nkumva ndatuje nta kintu kidasanzwe cyambaye Aga amafaranga uri kuyatekereza ariko amafaranga aya ni amadolari bro ari amadolari ni kwa kundi satani yagiye gukora aguhuma amaso n'ubwenge akabucuramisha njyewe na mekinzi shuko ni nayabitse neza ariko naciye kwa kundi ni nambaye bwabo peni wananguriye kwanza ku ruhande mbona hagize n'abati kance hano aciremo akadodo yashizemo rimwe kabiri rwari rurangiye ariko satani yashatse gukora nta utekereza iki koko kugira ngo usiga amafaranga no kuri ariko ye twaye itekerezo bro nta na rimwe urata amafaranga jewe amafaranga yata sawa buriye hari umuntu utanyiyemera wowe tuvindimu ejo ni wowe uyu munsi ni njye unyumva nkaho rero ibintu byawe wowe bitakubaho ani reka nkubwiye rero amafaranga angana kuri uwo ari we wese ayabonye yayaterura pe urumva uwo ari we wese yayatwara uriya mutipe niba yo uri gukeka ko yatwaye wese azongera agaruke hano impamvu ndi kubyemera ko ushobora kuba amafaranga ntayabona ngenza hano mu gitondo uriya musore yari yicaye hariya hari undi mukobwa ngo yadodeye urukweto ngasiga idodo kuko nabikubwiye nakarenga indodo zishinyitse ngo ararumwoherereza bivuze ngo asanzwe ahakorera abantu bamusigira n'inkweto rero ntago nakiheba kandi abaye yayafashe yayama yakize nyine ubuse umwana ukwera hariya udoda inkweto nabishire mu mutwe unyura bwenge yawe umwana udoda abonye ibidolari bingana gutyo agiye gushinga business nyine bro rero kankubwire yego banyibye pe banyibye nge ndi kubyumva kuruta uko uri kubyumva ariko ntago ndi kwibaza ukuntu nshobora kuva muri kino kibazo cy'amadeni bro sister ihangane rero sibyo ihangane ahubwo icyo ngiye gukora jewe sibyo ubona ko ufite ibibazo by'amadeni komande y'abandi bafashe yo gufasha gushakira amafaranga makeya numva ushakira amafaranga make ube wishuye abo bantu ufitiye imyenda urumva naho ibindi tuzagera tureba buhoro ariko se ubundi Anita nawe mbwira tundi waje tukibanira mu rugo ko nanjye bashobora kuzanyibaho ibintu byanjye byose nuko kwibana bimaze kundambira waje ukigumira mu rugo n'izo stress zigashira nawe uvanga dosiye turi mu kibazo cy'amadolari n'amafaranga ngo kubana ibyo bantu umuntu azaba bitekerezaho umuntu amaze kubona amafaranga yiwe ndimo ndarira banyibye ngo kubana ese inkwemeye gushaye amafaranga make ariko mbwiye ko ugiye kunyishyura amadeni mbwiye se kari support ugiye kuma ko ngiye gutangira gukora byibuze cyangwa ugiye kunkura mu madeni nongere ntangire so ninde wagufasha gutya atari jewe atari musaza wawe ninde wundi aho kubyishimira nabyo do ibihombo ugiyemo ariko ari ndashaka kukubaza wari wishyura inzu wari wimenyera umusatsi wari wimenyera ibyo kurya wari wimenyera buri kimwe cyose akunda kurenganya natwana aba yabiguhaye byose warangiza ukumva ko twamera kimwe ese iyo mana umbwirayo hari ubwo yari yamanuka ngo ubone ngo uguye kuri ubu butaka ikuzaniye amafaranga yo kurya cyangwa yo guhaha ntabwo imana iguha ubushobozi bwo gukora ibyo byose
imyaka yose ubayeho ibyo byose ubasha kubikora ubu tuvuga nibwo ugiye kujya muri zirangegera ngenzi zura mukobwa ashaka kugushoramo ngo zigufashe mu bibazo byose uriya se umuntu muzima yaguhanuye ko ari ibihomora bigenzi bye umugabo muzima yaguhanuye uko mbibona se urakuzi wari wabona nza kubisaba iyo mana yawumbwira ukuntu mbibona urakuzi sinongeye rwose umva nkubwire nsindi inshuti yawe njye ntabwo mba nifuza ko wahura n'ibibazo pe ibyo byose ndabibona birakuvuna ariko none ntabwo ugomba kubibona mu buryo bubi njye ntabwo nabona umuntu akuroha ngo mbyemere nanjye nifuza ko imana yazaguha umugabo rwose muzima wawe yakugeneye nawe ukagira umuryango ukishima ariko para kukubona njye nkubonye uri kumwe n'umuntu udafatika ntabwo byanezeza n'ukuri ndashaka uzavamo umubyeyi kuko birakubereye ukuntu usa ntabwo uri uwo kuba imbobo nk'abariya bose ndi kukubwira ntukumve nkubwira ngo utya nkugire ngo ni ukukwanga njye n'inama mba ndi kukugira niba turi inshuti se njye natuma urohama nkakwemerera naba nkumariye iki nk'inshuti yawe nta na rimwe nzakwemerera kugendana n'abagore b'ibirara nta na rimwe nzakwemerera kuba ikirara kuko nta nubwo bikubereye nufata indorerwamo ukireba uzasanga ibirara bitakubereye biharire bene byo imana izagumya guha imbaraga zo kuba nk'uko wabagaho kandi bizagenda neza ntabwo uri umugore mubi reka imbobo ziboboka ukwazo njye rero nk'inshuti yawe ntabwo nzemera ko ubikirara nkureba ntacyo naba nkumariye ari rimwe na rimwe nawe jya ucisha mu mbabarire kandi unyumve ntabwo ndambiwe urambiwe ugendera se waretse tukihanganaho indi minota mike kwihangana amafaranga abaye igihe ushaka kwihangana tugende ndagushakira makeya tugende basi byibuze basi nk'iminota byibuze 15 yonyine tugenda nkicaye hano akuze ibyo genda iguhomba ese amadolari yo yagiye ntabwo ari amafaranga menshi nese arava mu ijuru arahanuka iriga araza kuza kuko akorera hano araza kuza dusange hano nataje yamaze kwibona amafaranga urumva ari bugaruke ahako byibuze iminota 15 ntitunaniye kwihangana uzi umwanya tumaze hano uraza ko umuntu abonye amadolari yapfa kugaruka gutyo uti amadolari ngaya yanyasuje ari basi iminota 10 basi yonyine noneho ntabwo ndi buyirenze 10 yonyine n'akazi kawe genda nawe wambabariye ifite ibintu byinshi byo gukora Imana ikora biradute mana ndagushimye mana naragusenze none uransubije imana buriya nibo jya bavuga imana mujye mwumva ko imana ibaho ese basaze none amafaranga yanjye ndi kuyabona amadolari yanjye ndi kuyabona amadolari yanjye icyubahiro ni ikimana bro zamura gutyo ubwe ngo mani icyubahiro ni icyawe icyubahiro ni icyawe icyubahiro ni icyawe ibihe byose icyubahiro ni ikimana ndakuvuza ye none ibima nikora uyabonye he ejo nguri bro nguriya je ntago njye ndambirirwa buriya ngo buriya uzategereze ibyo bakirajya ngo birirwa n'abategereje nanjye narategereje amafaranga yanjye ngaya arimo araza urafite amafaranga cyangwa ndumva man wakoze kunsubiza bro amafaranga rata mutapinge tap umva umuntu uri wambabariye nazamuye amyutinge sinshaka kumva amajwi yanyu
mutapinge mukomeze mutapinge ndabazamura ego mu myutinge singira amajwi numva ndabinginze Asina nawe usigaye warabaye nk'abana bo muri iki gihe basigaye birirwa kuri telefone ngo muzamure mumanure nta muntu ugifata akaye ngo akubure, nta mwana w'umukobwa ucyoza isahani, nta mwana w'umukobwa ugikoropa mu nzu, nizamura amanura atambika, nibyo nawe ugiye kubigana. Ngo ubwo ushobora no kwicara gutekereza imyaka umaze kugira. None se mfite ingahe? Ntabwo ejo rero twavuganaga imyaka mfite. Iyo waba ufite yose ibi ntabwo mbigushakamo, sinzi naho wabirahuje, sinzi naho wabikuye, nabyo waruzi. Wakwigishije ibintu ari kugushuka, ari kukoreka. Uzaraba n'abakobwa bo iminsi ukuntu babaye, nuko babona mu nzira bagenda kumva ari ibihaha byigendera, nta muntu muzima urimo kugenda mu muhanda, imitima yabo nibyo ngibyo birimo, ugeze aho bataha wakumirwa. Zana amafaranga. Se bro, buretse uyu muntu adufitiye amafaranga amujyana gata arimo hano. Amafaranga yanyu. Ese uri kumwinginga ubundi? Iriga tubikiye amadolari, nusumva wamubwira nabi. Wayamubikije. Rata wakoze. None se sagarutse yarugwaye. Ntabwo yibye ntayasize. Ntabwo nayibye, nge ntabwo ndi umujura, ntabwo urumva satayafite. Yayasize arayafite. None se nayibye nigewe nigeze nyamukuru. Ntabwo yayibye, none maramubwira ata yazane nyina ari he? Nayo nyifite. Umva iki cyana. Kaye kibara gifunga. Ntabwo ariko ari ngewe yatwaye. Ari yenyine ninde watwaye? Ari amafaranga ndayakeneye ku rwego utabyumva. Urumva ngiye amafaranga yasize hari ndayabona bitanyabika ndavuga aragaruka kuyafata. Rero hari undi musore tubana witwa Ndogo. Mwana? Yego. Niwe waje asanga nyafite, mubwira ko ari umukiriya yataye. Ndamutse nkore kukajyana amafaranga nambaye imbwa nkawe ntago byakunda. Kose amafaranga katare yacu urakomeza ubarira amafaranga atare yacu ngo bigende na yande mafaranga na yacu nyirayo wayahasize na yacu. Mva nkubwire zana amafaranga bitaraba nabi. Iki zana amahera bitaraba nabi. Ahise ngiye mfite amafaranga yawe ukayo mfite ari umukiriya wawe. Umukiriya uri kugurisha iki? Yakuguriye iki? Nacyo. Umva rero nkubwire. Jomba bari. Sinyirukanye wawe sinari nigendeye. Uranshaka iki koko wababari ukama gahenze. Nyine ndakwirukanye ariko nani ndatekereje nabati nirukanye umuntu ufite amafaranga. Nase umuntu ufite amafaranga ni mwirukana ndabaho guti. Mweze ngiye nirukanga nzenguruka umuhanda imihanda. Oya naya. Uzuka ngo nawe umaze kwangirika. Nangiritse. Kandi ko mva nkubwire nundakaze. Amafaranga urayama ku neza cyangwa nyihereze? Nyihereze kuso waritse nkigendera basi. Akose ko bundi utekereje urababara bigenda bite? Nubu urebe ukuntu umeze kandi amafaranga twakora mu business ukajya udodesha ya mashini. Wabyizeho ukadodesha ya mashini ndode inkweto. Nanjye umutima ushinja kandi nagiye ndi umujurerega ubu twatubaye abajura babiri. Erega nta muntu wakira atibye. Ngiye rero nzakira nibyo ngomba gutanga iby'abandi. Muri se wigeze wiba ko umuntu ni impano yari yazana amafaranga. Akuzukura umukobwa yanyishyuriye umuntu ibihumbi 5. Ko amafaranga twari ibyawe ko nayo nago. Ko burazana amafaranga cyangwa Komeza amafaranga, zana amafaranga, urayazana. Ngiye kugucika hano cyangwa ngiye kugira ngo mugire n'ikirema mu mutwe. Basi none reka ngo 2,000 nayo nakoreye. Reka ngo 2,000. Zana amafaranga yose. Kwica.